inama nagira wenda abantu bishobotse ko banyuma nuko biriya bimashini babigendera kure n'amazu biteretsemo n'imihanda biriho bakabigendera kure ntibakomeze kubikina kuko biri kwangiza. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Manzi Abraham, nkaba nari ntuye hariya mu karere ka Gasabo kiyegereje kano. Amazina yanjye ni Manzi Abraham, aba nari ntuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Bumbogo, akagari ka Musave. Ndagira ngo ikintu kitumije ndanza kureba abanyamakuru, ndagira ngo mbamenyeshe igihugu cyose ibintu bidasanzwe biri muri iki gihugu birimo biragenda bihombya abantu bigasenya ubuzima bwabo ku buryo budasanzwe kandi umunsi ku munsi. Yenda umuntu wari umugabo ufite ubuzima, ufite iterambere ry'urugo, mfite umugore n'abana, mfite ibitekerezo, ariko kuva aho Fortabet yinjiriye mu Rwanda, kuva aho urusimbi rw'abazungu rwinjiriye mu Rwanda rwo ku muhanda, ntago nongeye kugira amahoro, iterambere ryanjye ryahise rihagarara, ubuzima bwanjye burasenyuka ku buryo bukomeye, bigera naho umugore wanjye bamutwaye ashaka undi mugabo. Inzu yanjye nari nubatse haho ku kagari ka Musave iraribwa irashira, bigiraho ubundi kuryama ku muhanda, bigiraho nafashe n'igihe cyo kwiyahura, nywa acide umuti w'imbeba, noneho polisi nayinywereye hariya ku Cyamitsingi, polisi injyana kwa muganga, namazeyo ibyumweru 3 bamvuza ndataha. Kuba muri ubwo buzima ni ukuri byagezaho bingora kandi bikomeye cyane burundu. Byagezaho nkura n'umugabo angirira neza, njyana mu rugo, amakazi ko mu rugo ndamukorera, kampani yiwe igeraho ihagarara. Imaze guhagarara arambwira ati rero ntabwo nakomeza gukoresha umukozi wo mu rugo, kampani yanjye irahagaze, none kandi nta n'amafaranga mfite yo guhemba, none fatiye televiziyo yanjye ugende uyigurishe, amafaranga avamo, hanyuma ugende utangire ubuzima bwawe ukodeshe, dore ko ari cyo byatanga. Televiziyo nayigurisha 50, maze kuyigurisha ikintu cyakurikiyeho nabaze mani 50 ntabwo byavamo amafaranga yo kwishyura inzu, bivemo na matera, nta n'umwenda mfite wo kwambara, reka nongere njye kuri iriya mashini byibuze wenda ndebe ko iriya silver ni bya byuma bitanga ama jackpot, iriya jackpot ndebe ko nayifata y'ibihumbi 200, ndebe ko natangira ubuzima bwanjye nta kibazo. Nabe nyagira ya mafaranga ya televiziyo 50, imashini y'isaryo kukari. Ibyo byabaye igihe cye? Ibyo bibaye hashize umwaka. Mene izo mashini za Fortabet kubwo guhungabana nazimennye mu kwezi kujya gusatira kwa mbere. Ntabwo nibuka ko ubwonko bwanjye bwibutsa, busa nkaho ahari ntakibufite, ntabwo nakubwira itariki ngo nyibuke, ariko ushaka kumenya amakuru wajya hariya kuri ribu ya Kabeza, cyangwa se wenda ukanibariza umuntu wo muri Fortabet, cyangwa se wenda ukaba wanabaza abarinzi babirinda bari bahayiseke, ayo makuru yo barayafite. Mbo reka tubyinjiremo neza, tubwire ukuntu byagenze, tubwire amafaranga wariwe, tubwire igihe byabereye. Urakoze cyane. Izo mashini natangiye kuzikina 2010 na 7 na 18 hagati aho ngaho. Noneho nari mfite inzu ihagaze miliyoni 5, kiyo nzu iyo Fortabet yandiye miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo maze kuyaribwa gutyo, nibwo ubwonko bwanjye bwahise nkaho buhinduka, izo mashini zinjiramo ndazimenagura, ndafungwa, maze gufungwa ndataha. Ubwo ngubwo ubuzima ndimo. Reka tutari twagera aho ngaho, utubwire izo miliyoni 5 wariwe wari warazikuye hehe kugira ngo uzijyane muri ibyo byuma? Urakoze cyane. Ngende umuntu wari uzi gucuruza, nacuruzaga inkweto hariya Kimisagara, izino za caguwa, nashatse amafaranga buhoro buhoro kuko nta muryango nari mfite wo kuma ubufasha, udufaranga mfite mbonye nkajya nyasevinga nyabitsa,
biza kugeraho mbona ikibanza ndacyubaka, maze kucyubaka mbona kugira kuri ayo mafaranga, ariko bamaze guhagarika caguwa nibwo nahise ninjira muri iyo nzira y'urusimbi. None dore iherezo ryayo ko bigenze mu kugura. Uravuze ngo bakuriye inzu, ubundi inzu we ujya kugurisha inzu byagenze bite? Wayigurishije? Njya kugurisha iyo nzu, izo mashini zari zimaze ku 1,450 nakoreshaga y'ubucuruzi. Maze gushirirwa nibwo nahise avuga ati rero reka mfate inzu nyigurishe nkomeze ubucuruzi bwanjye ndeke gukomeza gukinira ya mashini. Noneho nyimara kuyigurisha ubwo ngubwo amafaranga ari kuri konti nakoreshaga banki ya KCB. Avuga ati 1,450 byanjye bigende kwe umuzungu yajyane koko mu by'ukuri. Nibwo nahise avuga ati bo reka nkomeze nyikine ninyagaruze nzahita nyihagarika. Nakomeje kuyikina umunsi nkaribwa 100, ejo nkaribwa irindi. Byaje kurangira ngiye kureba kuri konte nsanga hasigayeho 5,600. Noneho ubwo ngubwo hasigayeho ayo mafaranga nibwo nahise ubwonko bwanjye busa nk'ubusubira inyuma, birangira ngize ikibazo cy'ihungabana. Ibyo bimashini ndabimenagura, maze kubimenagura baramfunga. Polisi cyo kurangiriye neza, ubonye yuko maze kuribwa irandekura ndataha, ariko nta nafite ahandi hantu ho kujya kugeza amagingo n'ubu ngubu. Ubundi wagurishije inzu ufite uwuhe mugambi? Nagurishije iyo nzu nta n'umugambi mfite wo gukina iyo mashini, ariko bitewe n'uko iyo mashini ari virusi, ari ikiyobyabwenge, namaze kuyigurisha ngifata amafaranga, inzira n'ubundi nkomeza kuyoboka muri bya bimashini, kuko biriya bimashini uko bireba kuriya ntabwo bisanzwe. None igitekerezo cyo kuba bavuga ngo reka mfate ayo mafaranga nyajyane mu gukina biriya byuma cyaturutse kuri nde? Ni umushuti wawe wabibonanye cyangwa byakujemo yenda bitewe n'uko wari wanyweye? Ukuntu byanjemo, njyewe nanyuze ahantu bari kubikina, ndahagarara ndashungera. Mpageze mbona umuntu ariye bigwini, niba ari bigwini ayifashe. Noneho ndakomeza ndahagarara. Umunsi ntago nashizemo ndataha. Ejo narongeye ndagaruka mfite amafaranga shiramo nshinkira minota ya 5 mbonera ariwe niyo nari mfite gusa ndataha. Nashe ndavuga ati mbega ikintu. Noneho nahagarutse mfite ibindi 5 nabwo kirabirya, nuko ninjiye muri iyo mikino gutyo. Ubundi se wowe kuva watangira kugikina iki cyagukuraga kongera gukina kugira ngo nejo uzagaruke kugera nagurisha? Ikintu cyankururaga hagarukiraga ku ishoti rya nyuma, ko nateraga umukino utwara amafaranga 500 ku ishoti. Hagarukiraga mu ishoti rya nyuma nkavuga ati bwo cyuma hano ngisize ndahazi, reka ngende ejo nzaza wenda ishoti ndifate aho nta wundi muntu uzabakinnye no mukino. Nuko byamwene komezaga bikankurura, abinyereka amashusho ya hafi ko amafaranga ngiye gufata ishoti bikanga, gutyo birangiye. Hari igihe najyaga nkirya, hari igihe kigeze kurya 168, ndagenda mfata agatelefone ndakagwatiriza abantu 3,000, ndaza nkina kuri wa mukino narindi gukina, kiba kimaye ishoti 128. Kimaye ishoti 128 yose ko n'ubundi ndi guhomba 32,000. N'ubundi ntago nta kintu n'ubundi kimaye. Nahise nimukanja mu giporoso, ngeze mu giporo batereka ngende ko yenda nayagaruza mu giporoso. Mageze ya mafaranga yise aribwa ko kanya ndataha. Ndagera rero sinzi ni wenda hari ikintu. None se kubera iki byabaga byakuriye ntugire umutima wavuga utireka ibi bintu mbyihorere ukongera ugasubirayo? Wa musore rero mutorero biriya bintu ntabwo wize. Biriya bintu ni ikiyobyabwenge kidasanzwe, kuko biriya bintu umuntu wabikinnyeho ntago ashobora kubihagarika kereka bivuye aho kuko butaka biri. Ntago biriya bintu byoroshye kubihagarika, nta n'umuntu wabikinnye ugipfa kubivamo keretse wenda njyewe Imana niramuke mfashije ubuzima ndimo wenda ikagira ikundi kundi busimbukisha nkongera gusatira ubundi buzima. Isomo ry'ubuzima ngiye bumaze kuribona, naho ubundi biriya bintu nta muntu ugipfa kubireka. Wavuze ngo umugore we yaragucitse. Ubundi umugore yagucitse mu buhe buryo byagenze bite kugira ngo agucike? Urakoze. Ya mugore yancitse abona ko inzu yanjye maze kurangira, imaze kuribwa, maze guhinduka amayibobo, nta kintu na kimwe mbashe kuba mfite, nafite ubushobozi bwo kubitaho.
umugore wanjye ahise ahura n'undi mugabo bakorana bajya kubana, nuko byagenze. mwari mufitanye abana bangahe ubundi busanzwe? Twari dufitanye abahungu babiri, umwe yitwa Irakoze Blessing, undi yitwa Iranzi Bliss. hanyuma abo bana kugeza ubu babayeho gute, baba hehe? Abo bana kugeza amagingo ntabwo nzi uburyo babayemo. Rimwe nibwo nagiye kubasura kera mpageze, bitewe n'ubuzima nari mfite, umugore wanjye arambaza tuje gusura abantu bazaniye iki uko wabaye gutyo n'amafaranga wakinnye mu mashini, ati uje gutera urugo rwanjye. Ikintu cyabaye n'abahitiramo maboyi, naje gusura apeti banjye, ariko niba bidashoboka reka nigende. Umugabo we nibwo yahise atumiza abantu barankubita, bamaze kunkubita mbona ko nta kundi kuzongera gusubirayo, ndigendera sinongeye kumenya ubuzima bwabo. Gusa amakuru numva bavuga ko agiye kuzabampa, ariko ntanabama sinzi uburyo nzabariramo, nta bundi bushobozi mfite bundi. Hari n'ikindi wigeze gukomozaho cy'uko wafunzwe bigenze gute? Njyewe nafunzwe nzira ziriya mashini, ziriya mashini zimaze kundya, nahise sinzi ukuntu nasohotse mfata ibuye ndinjira, ndabatuma ni imashini ibintu binkoreye rwose ntago nabyihanganira, kubyakira biranze, nibwo ninjiye sinzi ukuntu nahise mbimenagura, bahita bamfata bajya kumfunga. Wamaze igihe kingana iki ufunzwe? Je namazemo ibyumweru 2 hari akabeza, umupolisi umwafande niba nsanze aho nari mfungiye, aravuga ati rero muhungu nakuze iperereza, nasanze ko ibintu byarakuriye n'ikimenyetso cyerekana ko bino bintu byakuriye, dore na nyiri kampani wamenaguye ziriya mashini ntiyaje no gukurikirana, twebwe tugiye kukurekura ugende, ubwo nyine Imana nikurinda, ubwo uzashaka ukundi kuntu ubaho kandi ukomeze kwihangana. Hanyuma kugeza ubu ngubu ni iki urimo gusaba, ni iki wifuza cyanatumye yenduza hano? Ikintu nifuza nuko mbona iki gihugu cyacu gituwe n'abantu benshi kandi hataburamo abantu bafite umutima wa kimuntu. Ikintu nifuza nuko wenda hakongera kubaka ubuzima bwanjye, nkareba ko nakongera kubona aho kuryama, nicyo nakora, nicyo kintu nakwifuza. Saba na perezida wacu wa Repubulika ko rwose yatabara urubyiruko ruri hanze aha, kuko turababajwe, ibirayi mashini biri kutwica, ko yakwirengagiza imisoro yabyo akabyirukana bikagenda, kuko ngo biriya bintu bisora amafaranga menshi cyane. Ariko uravuga ibyo ngibyo mu gihe hari abakina biriya byuma bavuga yuko bavanyemo amafaranga menshi ndetse bikaba binabagejeje ku iterambere, ko uvuga ibyo ngibyo abo bo mwahuza gute? Ugize neza, kuko wenda abantu baba barabukuyemo umusaruro, keretse wenda bano bantu babakina live bino bintu by'amakipe babetinga ku makipe, wenda byo birashoboka ko ushaka gukora analyse y'ikipe, wenda ukaba wafata nk'ikipe runaka ukayiterekaho umutungo runaka, amafaranga afatika, wagira amahirwe ukabona ikipe irabikoze, ukabona iyo win urayibonye, ariko nta bantu bakinnye ziriya mashini za slot zino bacingizamo amafaranga wakwigera kubwira yuko hari profit zifite hanini wabona. Kereka wenda abakina live gutya ku mipira, babetinga ku mipira, aho birashoboka ntago nabihakana. Ariko nihe nama wagira wenda bakiba ikintu ubu ngubu kandi bacyumva yuko nta mutima wo kubirekura bagifite? Urakoze cyane. Inama nagira wenda abantu bishobotse ko banyuma, nuko biriya bimashini babigendera kure, n'amazu biteretsemo n'imihanda biriho bakabigendera kure, ntibakomeze kubikina kuko biri kwangiza, cyangwa se byonyine bakareba aho maze kugera n'ubuzima maze kugeramo, haba nababera ubuhamya bwo kugira ngo birinde biriya imashini kuko ntabwo bisanzwe. Ikindi wenda nagiraho inama y'abantu batarabikina, ntihazagire ikintu na kimwe kibasha kugushuka ngo wegere kuri iriya mashini. Ugomba kunyurwa n'amafaranga uhembwa ku kwezi, ukanyurwa n'amafaranga yacuruje, waba wanahombye bikakunyura ukabyakira. Nicyo kintu iyo nama nabagira yuko bakwirinda gusatira imikino y'amahirwe kuko iri gusana bidasanzwe. Ubundi mvuga ngo wowe hari abantu batakurikira itangazamakuru wenda bateye intambwe zo no mu itangazamakuru, ese abadakurikira itangazamakuru ubu ugiye mugiye guhindukira ugiye kubakorera iki kugira ngo n'abatazahura n'ibibazo nk'ibyahuye nabyo? Njyewe hari agatabo nanditse kitwa agatabo k'inogi, wenda uretse ko abantu wenda badakunda ko umuntu wabegera akangu akabasomera, nari ntangiye kujya ngenda ndi akabasomera, ariko burya nagiraga ahantu nkumva ndananiwe,
nkumva mbese ncitse intege, nkumva umubiri uranze nkakabika, ariko wenda haragize abashobora kuwunyumva bagatabaza ngenda ngasoma ku mihanda hose aho ngeze hose kugira ngo bumve ukuntu izo mashini ziri kugenda zangiza bakomeze kwirinda. N'iki kintu narenzaho nta kintu. Akoze ubundi busanzwe se ufite imyaka ingahe, wavukiye ahagana he? Nakoze cyane, njyewe ntabwo ngira ikintu cyo gufata mu mutwe. Navutse muri 1987. Indangamuntu yanjye ngiyi. Kugeza ubu ngubu ubaye ahagana he, uri kubaho gute? Ubu rero n'ubiri ijoro ntawe mfiteho ndi buryamo, ngiye nindara nigendera gutya bugacya, nabona ahantu nkurikiye de nk'uwo munsi nkagikora nkarya amafaranga y'uwo munsi, nta hantu mfiteho kuba nigenda mbayeho gutya. N'ubu nanabwiriwe ikimashini kindi amafaranga 50 ntari nanarya. Ubu barongeye bakuriye ayandi mafaranga? Nyine nje hano iyo televiziyo imaze kuribwa bari bampaye ndayigurisha. Bari baguhaye televiziyo se ngo uyijyane he? Ngiye boss nakoreraga mu akazi ko mu rugo, kampani yiwe yaje guhagarara. Ihagaze aranje arambwira ati rero uri inshuti yanjye kandi twabanye neza ntiwigeze unyiba, fata iyi televiziyo igende uyigurishe, amafaranga avamo ugende uyatangizemo ubuzima bwawe. Nyigurishe babampaye 50. Maze kuyigurisha n'ufite amafaranga ntiyavamo matera, havemo n'inzu, havemo n'amafaranga nishaka kugenda nkajya mu mujyi nkarangura n'inkweto 2 cyangwa 3 nzigurishe, ntago byakunda. Ahubwo reka ngende njye kuri iriya mashini imaze urya umuntu, ningira chance nkabona mfashe shoti ryayo, mbone ko najya gutangira gukodesha iyo nzu, ariko 50 nta kintu byavamo. Kandi namwe murabizi ko inzu zinaha muri uyu mujyi kuzikodesha birahenze, noneho nicyo kintu gitumije njyamo. Ariko niyo mpamvu nje hano, kuko nyuze na hariya ku cyiciro cyabo mbabwiye ukuntu bino bimashini byabo bitoroshye, bo barambwira ati rero wowe uze kuza mu gitondo ubu umuribwe wacu tukubwirire boss dukore fundraising y'50 tubiguhereza ugende, ariko ntuzongere kugaruka muri slot ukundi. N'amafoto ye turayafata, ati nyuma yo kubw'ibyo 50 kongera kugaruka muri slot, ati tuzahita tugufata aho tuzakujyana nitwe tuhazi. Akose ntaguciye mu ijambo, ibyuma byakuriye miliyoni 5 ukaba wongeye gusubiramo ubonye amahirwe y'ibihumbi 50, no kubera iki wongeye gusubiramo? Jewe rero biriya bintu murimo murumva ntago mubizi, ntago byoroshye. No kuvuga ngo nagiyeyo mvuga tuko biri kose wenda hari reka ngende ngerageze amahirwe bwa nyuma, niba ko ari umukino w'amahirwe Imana iwumerene mu mugisha, ndeko nafata ishoti ntangire kodesha inzu burimo matera. Ko nagiye nshatse inzu usanga irahenze, nta matera byari kuvamo, nibwo nahise mpitamo kuyoboka iyo nzira. Ariko Mana biriya bintu ntabwo bisanzwe pe. None se ubundi ubu ngubu wagufasha akagufasha yakwemera te ko n'undi utari busubire, cyangwa n'ubundi bibonye andi mafaranga wakongera ugafa? Urakoze cyane iki kibazo kuba kimbagije. Ngewe ndi umuntu wakomeje kugerageza ziriya mashini ku buryo bwose bushoboka kugeza kuri uyu munota, ariko noneho hari igihe wiga ukagera ufata impamyabushobozi ya nyuma. Ubu impamyabushobozi ya nyuma ndayifashe, ntago nzongera umva no gukandagira ku muhanda w'ahantu kiri, wenda kereka wenda nk'amafoto yanjye aramutse afashwe bakamanika mu aho bakinira imikino, sinzongera kwinjira nanahagira umusekirite akanyirukana n'inkoni nkagenda. Ariko ntabwo ubu ngubu muri ubu buzima ntabwo nzongera gukisha uriya muzungu ateye ubwoba. Isomo rya nyuma maze kurifata.